Bakunzi ba Igihozo Cyacu TV twongeye kubasuhuza, twongeye kubiyegereza muraho n'amahoro aho muherereye hose. Uyu munsi wa none bakunzi bacu tubazaniye inkuru nziza ishimishije ku banyarwanda kandi igaragaza ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu dufite. Tubazaniye inkuru y'umukobwa w'umu DJ mwiza cyane uvangavanga imiziki neza, wagaragaye mu events atandukanye ndetse rimwe na rimwe agaragaramo Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame. Ni umukobwa witwa Iradukunda Grace Divine, akaba azwi ku izina rya DJ Ira mu mwuga w'ubu DJ. Umukobwa Iradukunda Grace Divine ni umukobwa w'umurundikazi, kubera ko ababyeyi be bombi ni abarundikazi, bityo nawe akaba ari umurundi. DJ Ira rero akaba yaraje mu Rwanda mu mwaka wa 2015 aje gusura mubyara we DJ Bisoso. Bisoso arazwi cyane no mu DJ ukomeye cyane, nawe ni mubyara wa Iradukunda Grace Divine cyangwa se DJ Ira. Aje kumusura 2015, DJ Bisoso atangira kumwigisha kuvangavanga imiziki gahoro gahoro agenda bimenya. DJ Ira ni umukobwa mwiza w'uburanga bwiza kandi w'umuhanga. Uko DJ Bisoso yagendaga amwigisha yagiye abimenya rwose, agenda agaragara mu events atandukanye, mu bitaramo bitandukanye, kugeza ubwo yatangiye kujya avangavanga imiziki ahantu Perezida wa Repubulika yagiye. Bigaragaza ubuhanga bwe, bigaragaza ubushishozi bwe, bigaragaza no gukunda umwuga we. Inkuru rero suko azi kubikora neza, inkuru suko ari umurundikazi, inkuru suko ari mubyara wa DJ Bisoso, ahubwo inkuru nuko yaje gukunda u Rwanda yisabira ubwene gihugu. Ubwene gihugu yabusabye ryari? Yabusabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe yari ari muri BK Arena muri gahunda yo gusura abaturage, ahereye ku baturage bo mu mujyi wa Kigali. Umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo rero warageze, DJ Ira agaragara mu bari ku murongo. DJ Ira rero icyambere yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'ubuyobozi bwe ni uburyo bita ku banyamahanga, ni uburyo bakira abanyamahanga, ni uburyo bakunda abanyamahanga, ni uburyo abanyamahanga bahabwa serivisi neza mu gihugu cyacu. Ariko ageze ku bari n'abategarugori ho aravuga ati u Rwanda ni igihugu cya mbere mu kwita ku bagore, mu kwita ku bari n'abategarugori mu buryo bwari bwo bwose, muri serivisi bahabwa, mu mategeko abarengera, muri gahunda zose bagenerwa na leta. Abagore n'abakobwa ngo bitabwaho cyane, noneho n'abanyamahanga nabo bahabwa serivisi nk'uko bikwiye kandi bakishimira igihugu. Bityo rero DJ Ira aza gukora agashya, abwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati ndakwisabira ubwene gihugu. Gusaba ubwene gihugu nabyo nibyakabaye inkuru, ariko impamvu ari inkuru nuko yabusabye hagati y'u Rwanda n'u Burundi hari umwuka mubi wa politike. Ariko ibyo ntabwo byagakwiye kuba bigera no ku baturage. Akaba ariyo mpamvu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamubwiye ati ndabukwemereye, ibisigaye kurikiza process ujye mu babishinzwe kandi bizagenda neza. Bakunzi ba Igihozo Cyacu TV rero, DJ Ira amaze gusaba ubwene gihugu, mu magambo yivugiye ngo yatekerezaga ko bizatwara igihe cyangwa se bakanabyirengagiza, ariko yaje gutungurwa. Yatunguwe n'iki rero? Yatunguwe nuko bukeye bwaho itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu yahamagawe nabo muri immigration. Umuntu aramwibwira, mubwira amazina ye, mubwira ko akora kuri immigration, aramubaza ati ndavugana na Iradukunda Grace Divine DJ Ira.
Digeira ati ni jyewe muvugana. Undi ati ni wewe wasabye ubwene gihugu? Digeira ati cyane. Ati ufite akanya se ngo witabe ku biro bya immigration Kacyiru? Digeira ati jinganyije ati akanya ndagafite. Nuko yagiye yihuta, ageze kuri immigration bamwakira vuba vuba, bagira ibibazo bamubaza, bagira tanga ibisubizo, bagira ibyangombwa bamubaza, ibyangombwa arabitanga, process itangira gutyo. Mu gutangara kwa Digeira yarazi ko ari uzajya kwibutsa, atungurwa no kumva aribo bamwihamagariye mu gihe kitarenze n'iminsi 2 asabye ubwene gihugu. Mu magambo ya Digeira rero atangara, aravuga ati koko Perezida Paul Kagame imvugo niyo ngiro. Akimara gusabwa ibisobanuro, mu gihe kitarambiranye yahawe ibyangombwa byo gutwara kuri NIDA umushinga w'irangamuntu kugira ngo ahabwe indangamuntu abo munyarwanda wuzuye, abo munyarwanda, umunyarwandakazi uri mu gihugu cye kandi uzajya abona serivisi zose noneho atari nk'umunyamahanga ahubwo ari umunyarwandakazi. Kugeza ubu rero kubona ibyangombwa kuba umunyarwanda kuri Digeira bisa n'ibigeze ku kigero cya 90%. Niba afite ibyangombwa bishobora kumuhesha irangamuntu, Digeira mu masaha make araba ari umunyarwandakazi nk'abandi banyarwandakazi, nk'abandi banyarwanda. Iyo nkuru rero ntabwo yatinze kugera mu Burundi. Igitangaje nuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi n'abamwegereye bafashe umwanzuro yuko Digeira yakoze ikosa rikomeye ryo gusaba ubwene gihugu ngo mu gihugu cy'abanzi, mu gihugu kidakwiye kubabwamo n'umurundi kazi. None kubera ko yabashimiye, yavuze neza ubuyobozi, yavuze ibyiza bakora, Burundi bwamurakariye bufata icyemezo ko atazasubira mu gihugu cy'u Burundi. Wakwibaza uti ese birashoboka ko umuntu yakwimwa uburenganzira bwo gusaba ubwene gihugu bw'ikindi gihugu gusa kubera ko politiki itameze neza hagati ya guverinoma ziriho? Nekereza ko ibyo u Rwanda rwabirenze, akaba ari niyo mpamvu rwahaye Digeira ubwene gihugu mu buryo butagoranye. Twakwibutsa abakunzi bacu ko mu Rwanda dufata urugero mu mupira, mu makipe menshi akina icyiciro cya mbere umupira w'amaguru harimo abakinnyi b'abarundi benshi kandi babayeho mu mahoro, babayeho mu mutekano, badasagarirwa kuko ari abarundi, batabora serivisi runaka kuko ari abarundi, ariko kubera ko bujuje ibyangombwa byo kuba mu gihugu nta kibazo gihari, baratuje, bamerewe neza. Ntabwo twavuga ingero ngo tuzivemo, ariko mu makipe nka Rayon Sport, mu makipe nk'Amagaju, mu makipe nka Mukura Victory Sport, abakinnyi b'abarundi benshi barimo kandi babanye neza. Bityo rero tukaba twishimiye ubuyobozi bwacu burenga ibyo bitekerezo, bukamenya ko abaturage bose bakwiye ibyiza by'u Rwanda, abanyafurika twese dukwiye ibyiza by'u Rwanda, kandi n'abandi banyamahanga batari abanyafurika nabo bakwiye ibyiza by'u Rwanda. Bityo rero dukomeze dushyigikire ubuyobozi bwacu banyarwanda, dukomeze dushyigikire ubuyobozi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akomeza tuyobore, akomeza tujye imbere tumubi inyuma, tumuhundagazeho support yacu kugira ngo u Rwanda rukomeze rube igihugu cyiza gisangiwe na bose, cyishimiwe na bose, kandi ari abanyarwanda, ari abanyamahanga bagituye bahore mu mutekano. Murakoze, ndabashimiye. Yari Kamukama ku Gihozo Cyacu TV.